yadutoreye kuba abambasaderi bayo, ab'Imana yatumye kuri iyi si kugira ngo tuhagarare, tuyihamye, tuyishime. Uri mwiza, ubereye mwiza, bagutegereje bose Kristo, uru rukundo. Amen. Mu mpano wahawe, mu byo Kristo yagutoreye, nta muntu udafite impano. Umuntu wese mu mpano ayikora ahimbaza umwami. Hari nk'ukuntu ujya gukora ikintu kibi ukavuga ati ariko aya mafaranga atakayaha mbonye uyataye nibyo, ariko nta muntu ndeba, ubuze hari umuntu uri kubona ko ngiye kuyatora ngo nyashyire mu mufuka? Ntawe uri kumbona. Ariko kumva wa mutima ugati akoze uko kubonye umuntu yataye wamusubije amafaranga ye. Ariko Imana ntabwo ari uko nkwitureba, yo idutegeye amaboko. Amen. Idutegeye amaboko isaha yose, igihe cyose iracyadutegereje, iracyatwibutsa kwidukunda. Amen. Ntabwo yitaye ku mateka y'ahahise hawe. Wenda uyu munsi ni umunsi wawe wo kumwakira ukamwizera. Haleluya. Yesu nashimwe. Umwami wacu, Imana yacu niyabwa icyubahiro. Nitwa Melissa Ishimwe, Tomo Kristo, nkunda Imana. Nishimiye kuba ndi hano muri uyu mwanya mwiza wo gusangira amagambo y'Imana, yo kongera kwibukiranya, kongera guhugurana. Udakijijwe yakizwa ate? Ese uwakijijwe yakomeza kurinda agakiza yahawe ati? Tugiye gutangira rero dusenga, dushimira Imana, tuyiragiza n'ibiri imbere. Imana ibahe umugisha. Data wera mu ijuru, Mana igira neza, uri mwiza, ubereye mwiza, bagutegereje bose Kristo, uru rukundo. Ndi imbere yawe, turi imbere yawe twese, ndakwinginze twese dutunganye Kristo, dukore gukiranirwa kose kwagaragaye imbere y'amaso yawe. Tubabarira aho twagukiraniweho Kristo, twese dutunganye. Nukuri amaraso y'umwana w'Imana yamenetse ku bwa benshi, ndakwinginze ngo ayo maraso yongere kutweza, nanone yongere kuduhumanura Kristo, kugira ngo tuvuge ibyawe, twumve ibyawe, dufite umutima utunganye. Kristo ndagushima kuri mwiza, ndagushima ko ari wowe wateguye byose mu buzima bwacu, ndagushima ko utuzi, ndagushima kubw'ineza yawe itagira akagero Kristo, ndagushima kubw'umuteguro wawe ku buzima bwacu. Habwa icyubahiro Kristo, turi imbere yawe, turi imbere yawe Kristo, dukeneye kukumva, dukeneye kumva ibyiza udufitiye, dukeneye kumva imvugo yawe nziza Kristo. Turakwinginze bane natwe, nsengeye umuntu wese uzumva kino kiganiro Kristo azagira aho kimukura naho kimugeza, mu izina rya Yesu. Namaganye ikirogoya yose y'umwanzi Satani. Reka utugirire neza, reka uduhe kugukunda kurusha uko twagukunze mbere, mu izina rya Yesu. Reka ibyo ushaka n'ibyo bishima bibe mu izina ryawe. Amen. Ngiye kubaha ikaze rero muri uyu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira gukizwa. Se gukizwa ni iki? Gukizwa ni iki? Umuntu yakizwa ati? Ese uwakijijwe yarinda agakiza kati? Yakomeza agakiza yahawe ati? Amen. Gukizwa ni ijambo ry'ikinyarwanda riva ku nshinga gukira. Gukira uva mu bibi, gukira se urwaye, gukira icyakwirukansaga. Amen. Tugiye kuganira rero uko umuntu utarakizwa, ese umuntu utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza yakizwa ate? Amen. Yaza mu nzira z'agakiza ate? Yego. Tugiye mu byanditswe nk'uko tubisanga mu Baroma ibice 10 murongo wa 9, haranditse ngo, titre iravuga ngo abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana. Amen. Ku murongo wa 9 haravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe
yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Amen. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ari ko umuntu yatuza agakizwa. Amen. Twese dufite umutima, twese dufite akanwa. Umutima wacu ubitse byinshi. Amen. Umutima wacu udufasha byinshi. Umutima wacu iyo wamaze kwizera, umutima wacu ukemera, ushobora kubyemera ukavuga ati okay, Yesu ndamwizera, Imana ndayizera, nibyo ni nabyiza. Ukizera ko yazuye umwana wayo ikamubamba ku musaraba ku bwanjye nawe, ni byiza. Ariko nanone n'akanwa kacu hari umumaro gakwiye kugira. Amen. Umuntu ufite umunwa agomba kwatura koko, akabyatura, akatura ko Kristo ari umwami, akabyizerera mu mutima ndetse abyatuza n'akanwa. Amen. Mu by'ukuri gukizwa n'ubuntu, ntago byishyuzwa, nta kiguzi kiri mu gukizwa. Imana nivuga ngo abafite ifeza n'izahabu muze, ndetse namwe mutayifite muze, mbafitiye ubuntu, mbafitiye urukundo. Amen. Agakiza n'ubuntu, gukizwa n'ubuntu. Ntago Imana yita ku mateka umuntu afite ngo uvuga ati njyewe mu by'ukuri uko nabayeho, ese abantu banzi Imana yagiye ubwo bo babifata bati. Umuntu wese agira igihe cye cyo gukizwa. Umuntu wese agira igihe cye cyo kwemeza umutima we. Amen. Wenda iyi saha niwo munsi wawe, nicyo gihe cyawe cyo kwemeza umutima wawe ko Yesu ari umwami. Amen. Amen. So rero background, ibyo ni ibyo mu isi. Umuntu ashobora kuba warakoreye nk'umuntu ikosa, wenda ukamugambanira, nibyo ukamugambanira, ibyo wamugambaniye bikanafata, akagerwaho n'akaga kubera wowe. Mu by'ukuri iyo umuntu wegeze kumugambaniraho ashaka ati oya pe, umuntu wangambaniye, umuntu wangiriye gutya koko nakongera kumwizerana. Donc umuntu akakurebera muri ya background ufite, muri byo bindi wakoze mu muhahise. Amen. Ariko Imana ntago ari uko nkwitureba, yo idutegeye amaboko. Amen. Idutegeye amaboko isaha yose, igihe cyose iracyadutegereje, iracyatwibutsa kwidukunda. Amen. Ntago yitaye ku mateka yahahise yawe. Wenda uyu munsi no munsi wawe wo kumwakira ukamwizera ndetse ukanabyatura. Amen. Nuko gukizwa, nuko umuntu yakira agakiza. Amen. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe twita turebera mu ndorerwamo y'ibyashize. Amen. Imana ihimbazwe kubw'urukundo rwayo, yemeye ko umwana wayo aza kudupfira ikanamuzura kugira ngo natwe tubonereho, twizere, tuvuge ati koko nibyo byarabaye, iradukunda. Ni Imana yacu, ni Imana idutegereje mu gitondo n'injoro. Kristo arahari. Amen. Nuko nguko umuntu akizwa, nuko nguko umuntu yinjira mu muryango w'Imana. Turakomeza nanone turebe muri Yohana ibice 14 umurongo wa 6 haratubwiye ngo Yesu aramubwira ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Amen. Nshuti yanjye, umuntu wese wakiriye uyu mwana akamwizera azamubera inzira, azamuyobora, azamugeza kuri data wa twese, Imana ihoraho, Imana y'urukundo, Imana izi byose, Imana nyiribihe. Amen. Uwizera uwo mwana ni Yesu Kristo, azamufata akaboko mu ntege nke zacu za buri munsi, mu byo twibwira bibi bidahesheje Imana icyubahiro. Kristo nitumwisunga azatubera inzira, ni ukuri y'ukuri kandi y'ubugingo. Amen. Ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Uwemera uwo mwana, uwatuza akanwa ko Kristo ari umwami, azamubera inkomezi. Amen. Umuntu iyo amaze gukizwa, yego aba yakiriye agakiza, abagiye mu muryango w'Imana, nibyo, yego
ariko ako gakiza twahawe ni byiza ko tukarinda, birakwiye ko karindwa. Amen. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndabyatuye nibyo ndabyizeye mu mutima wanjye ariko ntabwo buriya umuntu anyiyenjejeho nabura kumuha urushyi ngo nuko nabyizeye. Oya, iyo ukijijwe ni ngombwa kukarinda, ni ngombwa kubyakira ko kubikuye ku mutima. Amen. Ukiga gutsinda kamere, ukiga gutsinda iby'umubiri udutegeka, nibwo ubaye umukristo nyakuri, nibwo ubaye wa wundi wakiriye agakiza by'ukuri, ndetse n'abakubonye bakavuga ati uriya ni umuntu w'Imana, uriya muntu yarakijijwe. Nibyo koko, yabonye Kristo, yabonye Mesiya. Ni ukuvuga ngo umuntu wakijijwe agomba gutandukana n'utarakijijwe. Ibyo ngibyo bihabwa no kurinda aka gakiza twahawe. Amen. Twihuse tugiye nanone kureba muri Yohana ibice 3 umurongo wa 36. Imana ibahe umugisha. Amen. Haravuze ngo uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Nukuri iyo umuntu ari umukristo aba yarizeye uwo mwana tuvuga ni Yesu Kristo, umwana w'Imana ihoraho, watanze ubugingo bwe ku bwa benshi kugira ngo dukizwe ibyaha byacu. Nukuri Bibiliya iratubwiye ngo uwizera uwo mwana, uwizera Kristo aba abonye ubugingo buhoraho. Amen. Ari cyo twese duharanira nk'abakristo bari mu nzira ijya mu ijuru. Ariko utumvira uwo mwana, amen, utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Ni ngombwa ko tumwizera, ni ngombwa ko tumukunda, ariko tukanamwumvira. Amen. Icyo kizima nicyo gikenewe. Ntabwo kuba waratuye kuriya gusa bihagije, ahubwo kuba waratuye ukizera ako gakiza wahawe, iyo mpano y'umugisha twahawe, ibyo bitagurwa, ibyo bitareba kuri past y'umuntu, kuhahise y'umuntu. Tugomba kubirinda, tukitandukanya. Imana ibahe umugisha. Twihuse tugiye gusoma nanone Abefeso ibice 2 ku murongo wa 8 tugeze ku wa 10. Bibiliya tubwira ngo murongo wa 8, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. Amen. Kuba turiho, kuba Imana yaratugiriye ubuntu, ntabwo byayitunguye. Imana yabiteguye kera, utarabaho, utaratekerezwaho. Imana yaguteguriye imirimo myiza, iyitegura muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Ni ukuri kuba twarakijijwe ntacyo twatanze, twakijijwe n'ubuntu, twakijijwe muri rwa rukundo twavuze haruguru. Amen. Imana yaduteguriye imirimo myiza yo kugenderamo, Imana yaduteguriye gusura abarwayi, Imana yaduteguriye gufasha, Imana yadutoreye kuba abambasaderi bayo, ab'Imana yatumye kuri iyi si kugira ngo tuhagarare, tuyihamye, tuyishime. Ni ukuri ngo ibyaremwe byose bishima uwo mwami. Amen. Kandi mu byaremwe natwe turimo. Ni ngombwa ko tumushima, ni ngombwa ko tumuha icyubahiro akwiye. Uwiherereye uri wenyine, aho pasteur atakubona, aho abakozi b'Imana batakubona, ugahamya uwo mwami, uwo ni wo mukristo Imana ishaka. Amen. Uko niko kurinda agakiza by'umwimerere. Amen. Aho abantu batakureba, Imana irakureba. Aho umushumba, uwo mubyeyi wawe atakubona, wowe ubwawe na Kristo wahawe ukarinda icyo wamenye, ukarinda uwo wamenye. Imana ibahe umugisha. Mu by'ukuri Bible iratwigisha
Bible idufitiye amagambo meza, Bible itugira inama, Bible ni ubuhanuzi butavangiye. Ni ukuri tumwisunge kandi tuyoborwe n'umwuka wera. Iyo umuntu akijijwe, Imana imuha umwuka wera. Mujya mubibona cyane, hari nk'ukuntu ujya gukora ikintu kibi ukavuga ati ariko aya mafaranga atakaye aha mbonye uyataye nibyo, ariko nta muntu ndeba. Ubuse hari umuntu uri kubona ko ngiye kuyatora ngo nyashyire mu mufuka? Ntawe uri kumbona. Ariko ukumva wa mutima uvuga ati akose uko kubonye umuntu yataye wamusubije amafaranga ye, koko wamufashije ko yataye, ubona atayakeneye, wamukomyeho ukamubwira ati utaye amafaranga ukayamuha. Mu by'ukuri uwo mwuka kuzamo akavuga ati nibyo koko nakayamuhaye, nyamara nayamuha. Uwo ni umwuka wera udutoza gukora icyo Imana ishaka. Amen. Muri uru rugendo uduherekeza, utubuza ibyaha, utubuza gukora ibibi, kuko iby'Imana ishaka turabizi. Amen. Turabizi ko Imana ari umutunzi w'imbabazi, turabizi ko ikunda ibyiza, turabizi. Yes, uwo ni umwuka w'Imana, ni wa mwuka wera uduherekeza. Kristo yaravuze ngo ntago mbasize nk'imfubyi. Amen. ahubwo mbasigiye umwuka wanjye. Wowe wamwemeye rero uwo mwuka w'Imana ukuriho. Amen. Gerageza kumvira nibwo agakiza kawe kazaba karinzwe. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka dusome mu Baroma turebe se iyo mirimo myiza Kristo Imana yiremeye kera ngo tuyigenderemo ni iyihe. Imana ibahe umugisha. Twihuse reka tuye mu Baroma ibice 12 twumve imirimo myiza. Mu Baroma ibice 12 hari umutwe w'amagambo ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Amen. Amen. Turi mu isi twambaye umubiri, turi mu isi turi mu mubiri. Kuyo umuntu atakiri mu mubiri no kuvuga ngo aba yapfuye, ntabwo aba ari mu isi y'abazima. Rero twe twambaye imibiri, umubiri wacu wahimbaza Imana. Amen. Umubiri wacu wahimbaza Imana, umubiri wacu wakora ibyo bikorwa. Umubiri dufite nayo maguru arimo, wagenda ukayamamaza inkuru nziza, wagemura abarwayi kwa muganga. Umubiri wawe wakora ibyo Kristo ashaka. Umubiri wacu ntabwo ari uwo kurwana, ntabwo ari uwo kuvuga abandi nabi cyangwa kubanegura. Umubiri wacu wakorera Imana. Amen. Kandi mu buryo butandukanye, mbese tukaba ibitambo byera bishimwa n'Imana. Wari ko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ngo kandi ntimwishanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Umwami Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Ibyo Umwami wacu ashaka ni ya mirimo myiza, ni kwa kwitanga, ni kwa kudakoza Imana isoni, uraho bakureba cyangwa batakureba, ari ugutsinda kamere, kandi tubifashijwemo na wa mwuka wera twahawe ubwo twakiraga Kristo. Ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umumaro umwe, natwe nuko turi, kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe wa Kristo, muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugire umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugire atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigira anezerewe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ijambo ry'Imana riraduhugura, ijambo ry'Imana riratwigisha. Dukomeje, hari amagambo y'Imana. Bible irimo ijambo ry'Imana. Bible ni ubuhanuzi butavangiye.
ibereho kugira ngo yigishe umuntu wese. Ntimukiture umuntu wese inabi yabagiriye. Byose tubisanga mu ijambo ry'Imana. Amen. Mu mpano wahawe, mu byo Kristo yagutoreye, nta muntu udafite impano. Umuntu wese mu mpano ayikora ahimbaza umwami. Wabwiriza neza abantu bagafashwa, waririmba neza imitima y'abantu ikagubwa neza, igafashwa, igakizwa, ikamenya icyo Imana yishakaho. Wakora byinshi nk'uko Imana yatuhaye, kandi nta muntu Imana itahaye impano, ntawe. Kristo aturengere, atwereke uburyo bwo gutwara intwaro zayo, atwumvishe umwuka wera tumwumvire. Amen. Nibwo tutazabasha gukora ibyo kamere irarikira. Kamere ni bya bindi tuba twumva dushaka, kamere y'umujinya, kamere yo kuvugana, kamere bya bindi byose muzi umubiri ukeneye. Ariko umwuka wera twahawe adutsindira iyo kamere. Umwuka wera azaduherekeza atugeze kwa Data mu ijuru. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana iduhe kumenya icyo Kristo ashaka, Imana iduhe kumenya icyo Yesu adukeneyeho. Ni ukuri amaraso yamenetse akomeza atugirira umumaro buri munsi. Tumusange buri munsi, tumenye imbabazi z'Imana buri munsi, duhugukire kumenya ibyayo. Amen. Nibwo tuzitwa abana b'Imana batagira inenge, nibwo ko turi ingingo za Kristo zigirira, nibwo tuzakora igikwiye mu gihe gikwiye. Imana ibahe umugisha, kadushima Imana. Data wera wo mu ijuru, uri mwiza, uri umurengezi, uri umutabazi, uri umubyeyi. Mu by'ukuri uja gusanga ntawe usubiza inyuma. Ndakwinginze usange buri wese wumvishe ijambo ryawe, umugirire neza, umuhe gusobanukirwa kurushaho Kristo, uduhe kuguhamya, uduhe kugukunda kurusha ibindi bintu byose. Mu izina rya Yesu Kristo, uduhe kwera imbuto, nukuri aho turi hose tuguhamye. Data ushyirwe hejuru, uhabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo, reka imitima y'abantu yongere gutinya icyaha. Reka twumvire mwuka wera Kristo, reka tukumenyesha abandi. Mu izina rya Yesu Kristo, umunsi uzaza gutwara itorero, natwe tuzazamuke Kristo, tuzarabagirane. Mu izina rya Yesu Kristo, reka uturinde, reka utwimane muri byose. Niko mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha.